navuze ngo mutomoke mugena ntabwo muri kubyumva ikindi kuvuga se. Makuru yanjye ni meza ariko sha wundi muravuga iby'uru rwagira ngo mwebwe murabizi ko muraba ntago kwiyemera boss mukuri reka nkubwira unyumva neza nanjye ngomba kukwereka umwana mwiza. None se mani Joe reka nkubaze. nanyuze hano ngo narinze kureba uwo warushye hano. Ibyo bintu mbwiye ni by'ukuri bose nzamubwira nananira nzaguhamagara uzutwumve. Boss njemba nkubwira ibintu byumvikana nuko ubashaka kwigira ufite amafaranga ndabizi ko mpemba ariko ngereka nkubwira niba udashaka gusenya urugo rw'abandi nyumvira Reka ntago nakuzanye hano ngo ujye ucungira umuntu wese ucuruza umunwa bigezaho ngaho mukanyinjirire. Nakuzanye hano nk'umukozi. Ngereka nkubwira Joe turi kumvika ndi kukumva boss. Nakuzanye hano ngo ujye uncungira ibintu bya hano byose. Ntago nakuzanye mwigire mu buzima. Genda ko turi kumvikana nguteza amatwi rwose. Oya ibyo bintu byawe ntago mbishaka. Urabizi umva nkubwira boss ura n'umugore w'abandi. Ariko ibyo ntago bikureba. Nakubwiye yuko mfite abana beza nuko utari kunyumva. Nuko utari kunyumva. Mukanyinjirire mu buzima sibyo? Kuri boss ndatuza ariko umenye ko birabe natari byo. Ndavuze ngo ujye uceceka ntukanyinjirire. Kamwihorere. Okay. Kamwihorere rwose njye ubwo simbizi. Menye ko birabe natari byo. Taratanze. Nikoga mwiza. Umeze neza ariko. Ibyo njya mu. Umeze biteze. Cyane. Ibyo nibyo njya mvuga. Ibyo bintu ntago mbishaka. Njye nibyo mba ndi kuvuga. Ariko se biti byawe. Joe reka mugumya mu mani reka tuwe twigendera. Ariko boss njye bintu mba nkubwira beba so nushaka ujye unyumvira nk'umukozi wawe. Nta wundi mujyanama ufite. Jya ukomeza nta kibazo igendera. Sister Makosa. Umeze neza. Mbona zuri mushyashya muri iyi karitsiye imeze bite? Ndi mushya muri iyi karitsiye nyine mba hano bita Kinyinya. Watugendeye none nangahe? Nyine ndi mushyashya naje gusura abantu muri famiye nyine ngira ngo mbashake n'akazi. Shaka kugira amazi kukubona Koko cyane pe. Mbeshya rwose. Ntabwo mbeshya. Ni ibisanzwe tu. Wabona umuntu gutya bwa mbere ukabona ameze neza. Oya hari igihe ubona umuntu ukamushimiye nawe ntabwo wenda nagushimiye cyane. Ese wambaye akamenya telefone wakandika ariko nta kibazo. Karindwi umunani 5 3 8 karindwi 100. urakoze cyane. Nizo ngizo nyine wajya ushakaho nyine. Ntarimi nayibonye ndaza kuguhamagara nandi ndaza kwereka yanjye. Ndakoresha MTN Tigo ntabwo nkunda kuyikoresha cyane. Okay, witwa ndese? Ese ni ngombwa ko nkwibwirize nabanza mbwira ryane. Wewe witwa? Okay, njye nitwa Peter. Okay, njye nitwa Kanyana. Shaka. Nakazina keza byatari ko. Maya kanimero kawe ntaribi. Tuzavugana. Sawa turi kumwe. Sawa. Sekunda gutunganya utuye mu gitondo. Yagiye mu kazi. Ugiye mu kazi se hanyuma iriya myenda irafurwa nande? Nta wifura no wifura. Ugiye mu kazi. Yatunga urugo. Ndavuze ngo genda ukuremo iyo myenda, ufure iyo myenda iri hariya, woze umwana umwambike kandi umugaburire. Hari ahantu ngiye ninza kandi usanga byose babitunganyije. Ntabwo wigeze mbwira yuko ugiye kugenda. Hari ahantu ngiye usanga wabirangije. Ibyo reka nawe witunganyije rero. Ako siko ntase bugira.
yewe genda giye nka nyiri urugo nawe ubikore umwana ndavuze ngo ntabwo wumva ariko ntaho tugusigare nawe urahasigara gihe ngiye gushaka ibyatunga urugo ndavuze ngo ntavuba ntaho njye mbare kabiri umaze kubyimba nakubwiye ngo iki ariko ubundi ibintu wigeze niba mubwira nisanga n'abanyangaje ejo bundi zaje uzi kusuzuguza ngende nyiri urugo ngomba kugenda nkakorera ibyatunga hano urugo ntabwo ari wowe wantegeka rero ngo nincara aha ngaha ntabwo reka nze ngende ndavuze ngo ntabwo wumva ibyo ndi kuvuga yagiye ntabwo wumva ibyo mvuga uriya mwana ndavuze ngo umuhanga furira ya myenda utunganye umwana ngenda giye ntabwo mpari ugiye wese nta kazi ugira ushinzwe kumenya ahantu ngiye nta kazi ugira ushinzwe kumenya ahantu ngiye iyi kandi iyi nzu nayo usanga wayikorobye neza reba ndabona ntazi utuntu turi hano hasi dusa nabi ntazi ibyo ari byo ubitunganye ubirangize ndagiye hari ahantu ngiye usanga byose wabirangije kandi umbwire nimba bari abantu baje hano ejo bundi ari batangiye gutuma unsuzugura niba nzakwereke mbwira nzabikwereke mbere waranyumviraga ariko aho basiye ngo baje ngo kudusura ngo iki ntazi ibyo barimo ntunyumva ntugira gute sange byose babirangije ndagiye kandi sinzi aho gato ngo mvuge kumana yanjye mbega ubushaka bw'iki gihe sigaye banagika ngo usigare mu rugo ndi umugabo ubushaka bw'iki gihe rurananiye amahoro Kalisa we yego kuru mukomere cyane yego agarutse buriya kukureba inshuti nicyo zisobanuye ndavuze ati kangaruke ndebe uko umuvandimwe ameze ngomba kumuba hafi muri no minsi atameranye neza n'umugore we njye mbo hafi rega niwe inshuti ngira nta wundi ngira aha ngaha mwikaze oya nibyo ariko nibyo niko inshuti zisobanuye rega ahubwo tari ngwino tujye hano tube tuganira ntabwo ari ngombwa kwinjira mu nzu rwose kuko birihutirwa kandi nanjye ndashaka kugenda nta kibazo kicara reka nguhe ikaze nubwo ari iwawe nta kundi aho se ngo bamuvandimwe we usanze n'umufuri imyenda hariya uriya mugore wanjye yaranyiriye uriya mugore ntashobora gufura imyenda ntashobora guteka ntashobora kurera umwana yewe ntashobora no gukoropa muri iyi nzu arazinduka mu gitondo agafata inkweto ze agafata ipantaro akambara nkaho nasohoze nabwo ese mugore ugiye he aturanshinzwe atujye umenya iby'urugo rwawe ntukamenye ibyanjye ese ko abanjye mugabo ahangaha abanjye mukuru w'ahangaha w'urugo wagiye usobanurira ko nkubajije aho ugiye ko nzi ko nta kazi ugira ntabwo wangize ukanyuke nabi wagiye unsobanurira nuko nkabona aragiye urafunguye porotaye aragiye wihorere nawe wa muntu we rode nkangira inama shaka mugabo ndumva utorohewe rwose wagorwa rwose ariko shaka ubundi ubwoko ko waba waranarishije njya numva ngo abagore ngo hari ibintu bagaburira abagabo reba inzu nziza ufite reba muri iyi sima wowe mugabo ufite inzu nziza ariko nta mahoro ufite babivuga ukuri ko abakene nibo bantu bibereyeho reba ibintu ufite urebe n'ukuntu nta mahoro ufite ibintu ntabwo byoroshye kabisa ugomba gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo wa mugabo rero mba mukwiye iyo abagore ntiwabizi niba yari amazi nawe rero uko usigaye mwiza
sinyishyira amaso ku mubiri niba aranyahiriye ntabyo nzi wabwirwa n'iki ese ndajya kumukubita sinarwara n'umugore rwose oya rwose warariye atekora bihana wa umuntu ugiye kwita ubu ngubu aho bigeze rwose n'imyenda y'umugore usigaye yifura tu nta kibazo ayifura se mba kuyifura ese nagira ahubwo wowe nk'umuntu w'inshuti uzambabarire ninguhamagara nawe arahari uzambabarire uze tubaze igituma yigende cyamaye nka narabigusezeranyije rwose n'ubunyuze hano mbonye aca hano ngira ngo araje ndavuga ati kamukurikirane buriya aje mu rugo tube twabiganiraho ntugoye no kugusanga hano mu rugo wenyine ubu ngubu uri bangaha ndange nyine n'umwana w'iwanjye ubu ngubu umwana waranabyara niko kari rero ibyawe ndabona ari umusozi ugoye kurira sibyo shaka reka ngende rero nzagarukana madamu ahari tugire icyo tuganiraho uwo ukora nsize aha ngaha nawe nituje yo kumbona umuntu yo kunganira na to wongeye gusigaranira twe nakundika none ko ariko kwitwa umugabo bimera se ariko nta kundi reka nsigaye mfura imyenda nta kundi nyine cyo ngaho ndenze irembo murenze irembo ngeze hano hirya ariko shaho umeze neza iyo abantu umeze neza byatari kabisa urakoze wari ugiye mu duki se muri ino minsi kutaheruka konsura ni akazi nandi mu kazi ariko nanjye nayo mukumbuye niyo mpamvu wambwiye ngo ni musure ndavuga guhakana mbese igihe se binanira nanjye nayo mukumbuye shaho umeze neza kabisa kabisa ndemeye tu ahangaha ni sawa urakoze cyane si uba woce ntabwo bahindukiraga ngo barebe ku ruhande ntabwo mbizi se ko umuntu ashakaga ko ari wowe hari ubwo yitagaho sha ni sawa kabisa ni sawa ndagukunze tu urakoze ariko nawe umeze neza nta kibazo sha nawe ndakomeye ntari nubwo wiriwe mu rugo ariko ntari umeze neza nta kibazo shamba ndaho nyine ndimo kureba udufilimi gutyo tu ntari biri kabisa nta kibazo rwose ndaje mbonye wibereye hanze utakayaga basha bari bunganira na Jo wanjye hariya abamereye nabi uranyine byancanze kabisa mama muri bamwasarishije wana ikaze ryatari tuba turimo muri story kiriya cyana kiransetsa buranyibonye sinzi kabisa ariko ntari bigiwe nyine nta kibazo cyane kabisa buriyo mufite hariya mbona nta rungu nagira rero nari kuri filime nagira nkakengera kikantera story zatari nta kibazo nujya wumva ufite irungu uzajya umbwira nza gusura ariko nkaza no kwirebera sha ni sawa tu nawe nabikunze kunsura kabisa murakoze cyane nanjye nishimye akuzagaruke buriya n'ubutaha dutere habira atari nangaha nta kibazo pe nta kibazo nzaza ntabwo nabyanga ni karibu kabisa ni karibu iwacu ntabwo duheje kabisa urakoze cyane nanjye ndishimye ni sawa tu ariko boss afite umukobwa nanjye ngomba kumutwara kuko ajya atwara abakobwa b'abandi nawe nta kuntu ntamutwara nanjye ngo mutsindire njye mwipevera kabisa niko bimeze boss ngomba kumwemeza kabisa mubi na bwiza boss ngomba kumwemeza nkamutwara umwana mwiza nk'uriyo hirya sha boss arya neza ese Jo uri kwivugisha ibikimana meze mwire boss ko nsanzwe uri kwivugisha ari kuvuga udukisema ndi kuvuga ku bintu umunsi dushobora kuza guteka nta bindi nari kuvuga ko numvisha nk'umukobwa ukuntu uja ni umukobwa uzi umukobwa ntereta ni mwiza abaza abakobwa biri kumbwira ko nta n'umwe ndabona hano bimeze boss reka nkubwire sibyo tuve uzi ukuntu nzi kurapa ye baba nkunda amakadafu byahatari reka je ego ko mana yanjye sawe ko uri kunda piri zawe utarepa ni ariko njye mba nifuza kuzaba nkura muhanzi sinkubeshye makadafu afite akaririmbo keza simbona ufite nka touch uzajye YouTube uzamureba kabisa bamwita makadafu reka da ni ibintu bya rapa aratwika ego ko jya ureba urambwira nawe nzareba nzakubwira uriya haracyari igihe nzareba nkurebere da
abo bantu ukunda ushobora gusanga bagwirirana. bose nzakora pira karirimbo ka Makadafu so ni keza fo Uzagerageza se. waretse se nkakakwereka ubu ngubu ibindi byo kugerageza nini urabizi nyabuneka uri hayizumesha none nabireka mesha ariko Yabona ibintu byawe utazabishobora. ako bose gereka ngubwire nje nzaya nkukubita uturongo warangiza ngo sinzabishobora ni gute se Ikigaragara nazabishobora cyawe ufana n'abantu bagwirirana nawe nyumvira nk'izo ndirimbo uri kungirira. bose urambabaje nta kibazo urakoze Reka. birahagije Ibintu byawe uri kubura. niba utazanamureba ubimbwira uwo ngo nahise mumenya nawe se mbona ntakigenda. urakoze Ntapu. Ibyo bintu byawe wapi kabisa. ntacyo urambabaje ariko Oya nyine ufana abantu bafite gahunda apana abantu bari aho bagwirirana. ngana we mbwira uwurenze Uburenze se. Reka njyewe uburenze se urumva hano mu Rwanda njye ntabwo mfana. ufana bahise hanze Hanze se. Harya Justin Derulo uramuzi? jya mwumva ntabwo muzi yaba muzi mba namukubwiye kuko mba nzi ibyiza Urumva ufana abantu bagwirira. udafanya abantu bo mu gihugu cyazafana bayo Reka izo nyatsi ziwanya aho ngaho. sawa nta kibazo Nta kigero. tubyihorere ako bose gereka nkubwire nushaka ubyemere genze kurapa Nemera ibyo bintu uri kumbwira. nzakukubita imirongo yanjye Ibyo bintu uri zumira kurapa mani kumva nta nubwo mani kumva ibintu uri kuvuga aho ngaho. reka ngufurire yasume nkwihorera ariko umenye ngo Genda ukore akazi kawe ibyo byo. sawa nyine uzaba ureba yagwa ko mana yanjye abagabo wiwe nyine none se nyine sibyo nakubwira gusa warese ko nkubeshya reba yiyambarishije utuntu n'udutugu yatwerekanye ubusa ari kujya agamije iki yoroshye ntabwo yoroshye bamubwira umva reka mubwire wowe ngenda ndabizi neza ubu ngubu yerekeje hariya hari botike urabona hari ikintu afite cyo agiye guhaha byagabonaga nanjye uko mbibona ntabwo ajya ahaha ibyo nakubwiraga rwose amuca inyuma ngenda abizi ko yaba atoroshye ariko hari ahantu yinjiye byanga binuga urabibona ni kuri ya bogare nyine sheri nawe ntabwo azankora nkuriya koko ntabwo azakwiyambarisha sheri njyewe nshidikanya urabizi ko ari wowe nkunda n'umutima wanjye wose ntabwo rero njyewe njya nkubeshya ntabwo uzamera nk'uriya oya rwose sheri wanjye ntabwo njye nakubesheje ntuzabinkore rwose ntuzabinkore ubinkoze ahubwo reka byambabaza tureke njyewe kuvuga uriya muntu twigendere njyewe ntabwo naguca inyuma rwose ntabwo byashoboka Nyiramata bite ko wohanye ni amahoro komere cyane ese ko mbonye umugabo wawe arimo akimiranya imihanda hano haruguru yambuka ajya agana kuri butike ari n'umwana mu mugongo hari n'ubufuka nta mukozi mugira ariko ubugabo bw'ikigenge bwaransunyuye ahubwo muri karitsiye ako ubundi ubugabo bw'imogi bwamunyuye muri muvuga umuntu mu rugo kwiwe muri muvuga ibintu by'urugo rwanjye birabareba koko kuki mureba ibintu bibareba koko nyamara ajya ucisha makenya Nyiramataye umaze ku biciro ry'imigani muri no karitsiye kumvikana ndakwiyamye mu rugo iwanjye iby'urugo rwanjye ubireke urebe ibyawe ujye unyura ku gipangu cyanjye ntunarebe n'iyijisho ngo urebe ngo ujye uhanyura ugenda
wongera usubirayo twahura wahura n'umugabo wanjye ntibikureba ntukinjire mu rugo rwanjye ariko ntacyo mvuze niteranya gusa njye sindi nka ba bandi bavuga ngo usenyurwe bamutiza umugabo uzatinya kubona ko ibyo urimo ukorera umugabo wawe wibeshye mva nkubwire rwasenyuka rutasenyuka ibyo ntibikureba nta n'ikintu bikurebaho kandi ikindi ntiruzigera rusenyuka njye n'umugabo wanjye turakundana ibyo yakora n'ibyo nakora ntabwo bibareba icyo cyo ndabiyamye ku rugo rw'iwanjye nongera mbisubiremo kuva mugenzi umunwa nta kindi kintu ntumushaka gutekereza ngo turarya iki cyangwa se ndambara iki aho wari kuri muvuga umuntu yatambuka mukamuvuga yagaruka mukamuvuga nta kandi kazi mbese aha kanigendere nzambarizwa ibyanyu na Kalisa sagenda vuga ibyabyo bamuvuga bwambo nta kintu ndabiyamye ariko sha Peter ko nari nzi ko ari umukristo wadukiriye abakobwa gute gashawe se ibyo bintu uri kumbwiraga ni iby'isi ariko reka nkubwire ni ukuri kw'Imana ko nabakijije muri benshi nkabasengera muri itorero ryinshi wagarukiye Imana byagutwara iki pasiteri jya ureka n'Imana turayisenga ntubizi turasenga nkubwire cisha make buriya abakobwa si beza nkatwe b'abapasiteri dukunda Imana twarabitojwe Peter garukira Imana ni byiza bizaza pasiteri rega ntago biba byoroshye Peter yambaye ndagusabye waje nkagusengera ukagarukira Imana ko ari umuntu wa mbere twemeraga Peter haleluya ushobora kugarukira Imana ugasengerwa ugakorera Imana umva pasiteri nzaza haleluya Peter ndakubonaho umugisha korera Imana ntacyo bitwaye nzaza Imana ni nziza Peter uri inshuti y'Imana ndabizi ko njya nsenga nkerekwa ukorera Imana imirimo y'Imana ko ari myiza reka da haleluya ujye ubona lazafira Peter garukira Imana ushobora kuzaga ugaterana natwe ryari hajya guterana ryari duterana ku cyumweru mu materaniro ya saa 4 iteraniro rya mbere riba risohotse tugasengera urubyiruko saa 4 tukabigisha kugarukira Imana saa 4 nzaba nabyutse pastor haleluya ndagusengera uzaba wabyutse reka Peter ndakumva pastor ndakumva haleluya garukira Imana tugusengere ubone ibyiza by'Imana nawe mu bantu b'Imana pastor burya gusenga ngiye bijya binangora ariko Peter nzagusengera ndabizi nzagufasha mfite umwuka mfite amavuta haleluya ntuze abantu bose nasengeye bagarukiye Imana reka Peter nzagusomera ijambo riri ku murongo wa Bibiliya nutaha udakijijwe nzamenya ko ntazi gusenga haleluya pastor ndumva ari sawa nzaza nari ibintu tuganira ni byiza urabyubashye nabyubashye Imana ishimwe cyane nkunda abakristo banje haleluya amen noneho rero ushobora kureka nkakurambikaho ibiganza ukazagaruka nkagusengera cyangwa se nanjye nabona umwanya haza nkagusengera ukagaruka mu itorero nta kibazo pastor nta kibazo haleluya byo ndabikunze cyane Imana ishimwe cyane amen laza Imana ishimwe kuko ubashije kugarukira Imana amen Peter nizere yuko ku munsi wo kuwa gatandatu nimugoroba nzaza kukureba tukajyana mu itorero ku munsi wo ku cyumweru wo guhimbaza Imana haleluya kubaha Imana urambureho ibiganza ku buryo nawe ugarukira Imana tukabana nawe ariko ntabwo mfukama hasi gupfuka hasi ntacyo bitwaye ubaha Imana okay basi reka tuzahure ku wa gatandatu w'igitaha gusengere ku cyumweru tuzabana nawe okay nta kibazo pastor urakoze cyane amen Peter nubashye ijambo ryawe rero reka tuzahure uwo munsi
Thank you.